oya ariko se muhungu njye nari kumusubiza ariko bijyanye n'ibintu yavuze ntago nashoboraga kumusubiza. Urumva ibintu hari ukuntu ibintu birengera nka showbiz ngiyo ukuntu tuba turimo turayikora muza amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta nubwo yanditse ahantu, ariko niba uri ikiremwa muntu uba ugomba kumenya ni principles. uba ugomba kumenya, kandi n'abantu baba bakubona iyo ukoze ikintu gishobora gufungisha umuntu, like ibyo bintu njyewe ndumva ntandukana nabyo. Uko yavuga ko afite utuvideo twawe uri kurya utwana duto ngo yango babana ngo na managingaga ni Natasha ariya ni bande bandi kandi unanutse Nadia na bacane ngo nabamanagingaga ngo jewe ngo narabasambanyaga, urumva kanamuhamagara kuri video call ata aho icyo nabyo nta kibazo cyari bwagemo, ubwo nta kibazo cyari bwagemo. Akavuga ngo kandi bari munsi y'imyaka 16, aho niki kizaba ikibazo kiziramo. Warugize ubwoba kuzavuga mu gereza nka Ndimbati. Oya erega wari umuretse gato hari ikintu Dumba ariko abwira butari kumva. Waruzi ko ikinyoma giteguwe neza kikavugwa kenshi gihinduka kuri mu matwi y'abamwe. So it's better to ariko wari wakinnye ikarita neza uramwihorera ngakumusubiza. No oya ntabwo no kuvuga ngo nanze kumusubiza. Umuntu ubugisubizanye iki nawe yarangiye kuvuga ko waryamanye n'abana bari munsi y'imyaka 16. Ubukigenda kuvuga iki nawe, kubera ntabwo kubera njyewe nibara muri showbiz na entertainment no gushusha urugamba no kuzamura impano no gususurutsa abantu, ibyo tubanza tubyihorere, no gususurutsa abantu sometimes nka live zanye na Semuhungu kubera twara abashuti zabaga zigamije kuryo like people to have fun entertainment. So rero njyewe nkibaza ko hari imirongo tutagomba gucaho twese tuziranyeho, and then iyo urangije gufata umuntu mwarimu muravugana, mwarimu muraganira ukavuga ati ngo yaryamanye n'abana bari munsi y'imyaka 16, man aho ngaho nyine ubona ko nta kintu mukivugana, n'ibindi byabivuga, n'ibindi bintu yabibesha, n'ibindi bintu yabikora. Niyo mpamvu bakunda kandi nkabatinya kubimwa gahambamwe. Urumva Godfather njye ntabwo nshobora gukora ikintu kiri dangerous kimbwire nakoze. Ikintu kiri dangerous oya ntacyo. Oya wowe wowe ibintu byose wibuke ko wowe uri umubyeyi. Urumva rega bura nibazo ngera amagambo yawe ufite ukuntu tuboneka mu bugoryi uvuga ukoresha imvugo nyandagazi, urukumva bira byakagire nyoko ibyo ngibyo byo twara kwakiriye, ariko erega ntacyo bivuze ibyo ngibyo mani abantu bagiye babyumva. Erega kuvuga ngo gaswere nyoko oya ariko twagira kubivuga bro. No kubera none se reka ngo Godfather njyewe ugomba kumenya ko njyewe ntabwo ntekereza nk'umunyarwanda gusa. Njyewe nshobora gutekereza nk'umutanzania, nkatekereza nk'umuntu ubaye hano imyaka myinshi, hafi almost my life mbaye muri Canada, like muri Amerika, and turabizi imvugo yabo abanyamerika bafite ukuntu bakoresha amajambo yose bashiramo fuck. What the fuck are you doing? Nyarwanda ariko nyine ujye wibuka ko ibyo wikora byose base ya audience yawe n'abantu bawe uri umunyarwanda. So rero okay, thank you so much. Noneho unanakubwira ko uramutse uruzi ko audience y'abanyarwanda ikuvuye wahituzima. So rero reka nkubwire njyewe Duma ntabwo nahita nse abanyarwanda bose. Wahituzima bro, abanyarwanda audience ufite reka nkwereke impamvu abanyarwanda kandi widatifya nk'umunyarwanda. Urimo kumva ibyo bintu nabitekerejeho cyane Godfather, reka nkubwire impamvu abanyarwanda bashobora kubishiraho, ariko ntabwo niko muswara abayuda abanyarwanda ntabwo bashobora kunshiraho. Njyewe mfite abanyarwanda batandukanye, njyewe nkora statement nkavuga ngo abanyamurenge ni abacu, kandi abanyamurenge nkabanze ko batekereza bitandukanye n'umunyarwanda nyawe. Nkagenda mu Barundi, abarundi nkabikundishwaho, nkabanze ko mfite fan base y'abanyarwanda bo muri Uganda bumvikana badahuza cyangwa badafite n'imitekerereze n'abanyarwanda bo mu Rwanda. Abo bantu bose njyewe naje gusana ko ndanabakeneye ni benshi kurusha n'abantu bavuga igiswahili. Yego kuri njyewe nanjye kubimenya, nanjye kumenya ko ari mwe. Nukuvuga ko abanyarwanda icyo bakwikora bose, rega abanyarwanda n'impamvu nabananiye bari kuba baranzimije, uza abantu bazimije.
abantu barabazimije cyane nawe barakurwanyije ubu ngubu. Thank you big man. Ngiye barandwanya bro, ngiye ndi mu bantu tumba sinzi bari n'umuntu nakwanije nkanjye. Ariko kubera mwebwe sinzi niba murakinga like knowledge yo kumenya ibintu no kubijyamo indani no kumenya ikintu burimo urakora niki. Njyewe mba mbizi ko mfite abanyarwanda bo muri Uganda bazi ko ati Dumba azi kuvuga ikinyankore ntabwo ashobora kumvaho. Ati Dumba azi kuvuga ikinyankore ariko ngo nuwi wacu wambarara. Mbazi ko bari umurundi avuga ati Dumba iyo avuga mu munyabuyenzi ati Dumba nuwo mu mugamba ngo tuba turiko turavuga ikigamba ko akavuga ibintu uwo nguwo umunyarwanda cyangwa uwo murundi ntago ashobora kundeka. None ukuba sinshobora gukora ikintu mwese mukisanga ahantu hamwe. Nkuzanira umukobwa wawe bagufungishije watumye baguhabonera Jack izamuka. Urumva? Urumva we? Yo Jack asigaye yitonda bro. Ntabwo nshobora gukora Jack baramuzimije ahubwo. Reka ntabwo ikintu ngo mwese mwisanga ahantu hamwe. Urumva niyo mpamvu muri nuza yanjye ni njyewe muntu ashobora kuhagarara akavuga ati muri dashboard yanjye harimo Bujumbura mu bantu bankurikira. Kiyandikamo code a big number of people, a chunk of number come from Bujumbura. Kandi n'abayuda. Ngaho komeza ariko uzagire uzarika ibyo. Rero Godi niyo mwazinuka mu gitoro mukava mu gihe gukora campaign yo kuzimya Dumba kubera ubu ngubu nyawe ntabwo mvuga ikinyarwanda, ntabwo mvuga ikinyarwanda cy'abanyarwanda bo mu Rwanda, mvuga ikinyarwanda cy'abavuga Rwanda. Bamwebwe ba Godfather ba Masisi ngo uvuga ikinyarwanda cy'abavuka Rwanda, cy'abavugurwa ikinyarwanda, cy'abavuga u Rwanda. Iyo basasa hano bitabyangira. Nukuvuga ko Rwanda rukwemye sebo. Nukuvuga ko ngewe Godfather nawe wa Masisi ndakuri presentinga. Kumani na kumbafu zako. N'umunyamurenge je baba ndakuri presentinga. Kare. Umunyabigogwe hajya umunyabigogwe kimara. Mugiye kuba nka mwene wanyu yago umunyabigogwe ni hano hari umunyabigogwe. Umva Dumba. Eyo. Kandi hejuru y'ibyo reka mubwire. Nabonye Dekati naganitse kandi kuri Sabe. Sabe ni kigoryi n'ingwara mu cyitwa Dumba. Sabe ni kigoryi bro. Ndabona mutabagiye kurira. Urumva? Ndacari inshuti kandi urabizi ngo yarazi ngo niwe mubi ngo nantuza ngo nakasuku ngo ariko ngo yabonye Sabe ngo kuri video. Dekati nimbwa. Oya ntuza ni ikiwerewere. Nani Sabe? Uyu mwaka ariko hari ibintu yasobanuye ngo byo kugura inzu ngo ntago wakura inzu udafite ubwene igihugu kwande byanditse hehe. Dekati yashyize nk'amarangamutima. ariko Sabe ntabwo yigeze aza akababwire ngo yaguze. Oya ni urugambo nyine Sabe se katazavuge ngo mfite ibintu. None se kubera iki mufata ibintu mwakoze mu rugambo kandi nanone mukongera mukagira. Nose bari kumusenya. Erega uri gusenya umuntu uramubwire Dumba ntuza ni ikigoryi. Urwango byemere. Unakika mata bizu. Ntuza ni ikicucu. Reka nkubwire Godfather icyo kintu twari twagitangiriyeho. Godfather ndabizi ubu ngubu yego nawe usigaye ufite ka influence kawe kari aho ngaho sibyo nta kibazo twakuba. Ndabizi nicyo kintu ibyo wakorewe regane byo ushaka gukorera abandi. Urimo kumva? Akasaba mwumva ko reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Urimo kumva? Ikintu cyambere nanapfuye n'abantu. Mwebwe mwari muzi ko anybody weguye umutwe agomba kuza kuburigata mu ninyo kandi ntabwo Godfather bishoboka. Ariko nkabirivinga mu kintu kimwe sibyo? Kugerageza njye ntabwo njya nataka umuntu. Kugerageza gushaka amahoro kuri buri wese. Urimo kumva? Kugeraho umuntu ashobora kugusumbiriza nko Gasuku yabigenje. Gasuku yaransumbirije umwaka urashira. Fatundi kumwitegura. Ariko God kubera iki ujya ufata abantu ukageneralizinga iyo uvuze ngo impamvu mbikubwiye gutya ni iyi ngiyi. Ufite ukuntu urimo kumva urabona nk'uko itandukanye urabona nk'uko Dekati abashobora kukubwira gutya ngo please you can do this, you can go there. Urimo kumva? Ariko birangira mwese ariko mubigenje ariko mukongeraho akantu ko kunetraliza umuntu. Yes, you can be nothing, but now you are nothing. Mwoga hambirwa mwe. Nukubera iki mushaka kongera imbere ya audience mukerekana ko someone they are nobody.
when they are somebody. Why? Erega ni competition bro. There's no competition. Yo kurushanwa amazina. No, like to take someone who is somebody, you make them nobody. No, urashaka Dumba za kubwire muri big influencer urashaka kuba big influencer. Reka nkwereke rero je baba reka nkwereke icyagodaho kibera ikigori. Ikigori ni wowe ntabwo byo. Kera ntabwo cyari kirimo kirangaza kimbwira ngo iki ngo Duma ni iki. Cyo iyo bikigezeho kitakirakara ngo no mukangira nobody ngo mukangira nobody. Njewe ahangaha ni kuva wankashana navuga ko ungize nobody. Nuko uba wumva nyine kuri gatoyi. Ntabwo ndi do. None agiye kubera ikiharakara. Dumba. Mu minsi mike nakoze ibikorwa mwebwe muzakora nko mu myaka 10. Wakoze ibikorwa byinshi. No. Dumba, listen to me. Dufite ibintu bibiri, sibyo? Kugira qualité na quantity. Godfather iyo ntambara urimo urarwana nanjye ndacyayirwana kandi bigaragara ko nkoze ibintu byinshi. Dabizi, listen to me. Mwebwe mufite mwirukanse inyuma ya quantité. Aha, wowe wirukanse inyuma ya qualité. Qualité ni iyi. Uretse gato. Godfather, Dumba Godfather ni wa muntu urimo kunyumva. Ukomanga mu nguni zose bro. Dumba ntaga abantu mubyemera. Godfather ndi wa muntu aya masaha amatora ya president ashobora kuba ari hariya minister ushinzwe amatora akavuga ngo twazukeneye platform yawe ngo hosting kaba hosting nkazana umusaza nka Rutarimara tito Rutarimara bagafata platform yanjye bakayikora. Ibyo bintu Godfather nari ntangiye kubyumva ko bikora kandi ntangiye no kuntuza ariko hari ukuntu ugenda ukabivanga urumva bikora ubwende aho ngaho rero ugiye kwinjira mu kabutura yanjye ukareba boxa nabariyeho ari ukuntu ugenda ukabivanga nkavuga ati aho ngaho aba contre 6 wabumvishe. So the thing is nukuvuga ngo niba kugeza amasaha usubira inyuma muri cyo gihe gito turi kumwe. Umuntu mu kibuga ashobora gukina umupira agashyiramo agatera akitsinda igitego urumva yarangiza akagenda akanatsinda n'ikindi. Tuba tugomba kuvuga ku gitego yitsinze my friend para kucyo yatsinze gusa cyonyine. Oya yanjye rega Godfather ngiye sintinya kuvuga rega ngiye nta n'ikintu ntinya mani umuntu yakoze neza nanamuvuga. None ko hanyuma ngaho fata umwanya ngo ibyiza ngo reba hari hejuru ora TikTok tanyabise kamba Dumba. Urabona ko banyabitse kamba. Urumva God reka nkubwire nka God nk'ikintu cyiza ngewe nagushimira urumva. Byiza cyangwa byiza? Byiza. Vuga byiza kuri kukigira kimwe kandi ntabwo ndavuga ikintu cyiza. Urumva urabona nk'ibi bikobwa nyine nta kuntu biba bifite platform biza hano ariko sheri wanjye ko nta kintu sheri Jack nywa bizuje ko urumva hari ukuntu urumva ego sheri uranyihakanye uhise ufata Dumba wagufungishije uranyihakanye sha ariko Dumba yageze apfungisha arije mu mento wawe muri iyi minsi urimo kukubaka aba Dumba yageze apfungisha reka mubeshyira urazubwira atajaki urazubwira atajaki waramufungishije reka Dumba nagera mu Rwanda bazamufunga none se ntiwamufungishije dutera bwoba wiririza narago bamufunga Dumba wibeje ukagera mu Rwanda uzajya kuzamurira no mu rundi witwa Alvin Smith ko nawe nshaka kumuhibye Kamanure kadomo wawe n'ubundi uziko Godfather ashobora kuba atazi Alvin Smith bro. Ndamuzi yanyandikiye umugore yarambwiye nahi Alvin yaranyandikira ngo hewe kabasome ibyo yanyandikiye ko ntabanga ngira yanyandikiye ibintu bitamuca amazi ntaramumenye ibintu wanyandikiye ntabwo birabintu ari by'Rwanda. Alvin yongera yandikira yamugire bro ibintu yanyandikiye ibintu kaze bibasomera mugire akabanga bro. Oya ntabwo sinzi ko yandikiye ngo nashaka tworoganize match nje nawe I have my gifters nawe uraba